wazindutse arira shaka kandi ntabwo ntari icyo wafashe let me come nawe reka nabibike ntabwo byemewe ntabwo byemewe ndaje no, now is the chat. Okay. Oya nyenda nkwiyi. Oya ni niyo ya. Oya ndamwiyi. Oya. Nunsi urabona kangaka. Ndamwiyi. Iyi ngiyi niyo musaza niyo. Oya shirura nkwiyi. Oya si. Oya ari kura nkwiyi. Iyi ngiyi niyo musaza. Oya njye sensa naji oya ndamwiyi. Oya. Okay, nga byose bimwe ngano no bimwe ngano. Reka bimwe byose. Oya zimwe zose. Basi kama sivyo. Shana. Basi kama. Merci. Okay, no mbere yo kumva. Mbaje neza. Kirazira. Ugomba kugutabika. Sivyo? Okay, so okay. Oh wow. Karemiriza. Umvise? Ntago wumvise. No ufata hano gutya sivyo? Uzanjye sivyo? Ngaha so. Kose manuzi. Latkoze. Manuzi wowe. Ubundi ni wowe ugomba kugira. Oya. Wowe zakura amata. Oya. Ubundi ni bagomba kunywa iyi ngiyi. Iyi ngiyi se njye nsanaje. Urabona wowe usa nayo. Ntago nsanaje njye se nsanaje. Iyi ngiyi niyo dusa nawe ni wowe musa. Usa niyi? Nzakugura ikarito. Nta kibazo. Gusa wenda. Tukiraho. Ikintu cyanshimishije rwose. Niba aranshimishije ahantu twagiye muri honeymoon. Shyira aha rero high five sinzi gutegura abantu wa mbere. Byataye. So ariko hari ikintu wanyemereye sibyo? Wambwiye ko uzambwira ikintu cyakubabaje mu buzima. Shiri imbere ko mbya rero. First of all reka mushimire warihanganye ku buryo bushoboka. Bitari byoroshye. Byari bigoye cyane kugira ngo tugumane mu nka biriya mahoro buri kanya kurira bya hato na hato. Byari bigoranye gusa. Thank you. Baby. You know, I can do anything. Thank you. Nakora buri kimwe. Yego. Icyo nawe warakuze. Nakuze se. Ndanye wowe. Oya. None. Yego. Nibaza kubura umwanya. Utarakoze. Ukanso noneho it's your time. Kambwira amatwi yose ari open. Shiri ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. Ese byagenze bite? It's a long story. Since I was born, kugeza uyu munsi. That was my boy. Just tell me, be open.
gusa iyi si ubuzima ntabwo biri perfect. Iyo uza kuba biri perfect, buri muntu wese yakajya abona ibyiza, igihe abigizemo uruhare, igihe atabigizemo uruhare nabwo ntibibe. Just tell me, ndahaye kubwawe. Are you sure? Sheri rero nkiri muto harava wacyana wumva imbere ntabwo wumva harava wacyana ntabwo uzi kugira vuba ngo mbyumve kigere cyangwa cyane ibyo ngibyo bari byo cyane cyane gira vuba ariko mva imbere tujyane ibyo biryo kimena ibiryo umena ibiryo uzura ibyo ukuntu bihera urabizi wawe ukuntu kiba cyaminaga ibiryo maze William yaza ngo banarenganyije ubundi iki cyane wazakijugunya adahari yaza agasanga nta gihari nkavuga yuko cyomonganye cyagiye hakizwe ibyo bintu byafasha hano naba nigiriye inama kandi byaba ari byiza pe William yaza asanga nta gihari se wazashakisha kwa se nkamujyana nibanira nawe rero mama William ukamukunda ntamubwiye so n'ibigeragezo kuri iki Kaliza, kuki uri hanze izi saha? Ni mama, ngaho ngwino tugiye mu nzu. Aline! akosura akajyana hehe wowe uraza hano gukora iki ntago nakwirukanye Jya mu nzu turabiganira turi mu nzu.
urwaye nta kindi kibazo sibyo Kaliza none se wariye kubera iki kubera naje ndakwarura isahani igwa hasi nuko mama arankubita kurahera aranyirukana uri kwarura ibiryo bigucitse mama aragukubita noneho sibyo reka ngende nkuryamishe nuza gukanguka ndaza ufate ugira icyo ufata sibyo reka ntitware kuryama sibyo kandi wihangane Aline Karame ariko reka nkubaze ako ntukajye umbwira kumvikana ko njye numva bavuga ko ibise biryana aho igise cy'uramwana cyaba cyarakuriye cyarandiye nyine reka nkubwire sibyo reka nkubwire ibyabaye byose ugiye guka kuri mwana nta ruhara bifitemo ndabizi ko wababaye uri muranyumva ibyabaye byose uramwana nta ruhara bifitemo ariko bibuka ko ibyo wakikuza byose uramwana ari umuziranenge ibyabaye byose nta ruhare na rutoya Kaliza bifitemo uranyumva Kaliza ni umuziranenge ibyabaye byose nta ruhare yabigizemo ugomba kumenya ko ari umwana kandi wamubyaye uranyumva neza Aline 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 Chérie Aline 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 basangana ndihanganye imbere sibyo sibyo kunjyana imbere nta kintu cyabaye umwana wanjye ari ndamubwira ibyo mba nkora byose nta rwango n'umufitiye ubuzima uko wabumvira bizwi nabyakiriye nabigushimiye yego
ariko nanjye iyo nkubwira ko nakumbabarire nanjye rwa ikibazo cy'umwana ubundi waretse tukamujyana mu kigo cy'imfubyi ikigo cy'imfubyi kugira ngo nanjye mbeho neza. none se reka manze nkubaze uzi ikigo cy'imfubyi abana bajyanayo impamvu bajyanye none se ntafite ababyeyi nyina wamubyaye ntahari ugasanga namwishe. Aline no kwihekura bijemo ni mu buryo bwo koroshya ikibazo cyangwa tukareba nk'umuntu tumuha akamurera. Aline Kaliza azaguma hano uri mwanyumva neza kandi ugomba kumukunda. Noneho nta nubwo numva ko ndi kubigusaba utegetswe gukunda Kaliza. Niba umwana wibyaye ukamugira ku bise urimo kumwanga nubwo mbizi neza ko hari ibikomere ufite ni gute ngewe nakwizera ko wanjye uzamubyara ni ikihe cyizere nagira? Fine ngiye kwita kuri Kaliza. Ugomba kumwitaho Kaliza ngiye kumwitaho ndabikora ugomba ariko nawe gerageza kubyara umwana vuba kandi inkuru zakuvuga ndazirambiwe. Allo? Gira vuba vuba hari ipoto ryaguye mu mudugudu w'Uburiza. Nanjye nasoje mukanya ndaba nkugezeho nugira ikibazo sibyo? Sawa. Okay. Aline Kari umeze ute? Mama ntawe uhari. Mama ntawe uhari yagiye he? Ntago mbizi. Ntago ubizi? Okay ntacyo. Kari ngiye mu kazi turasubira sibyo? Yego. Papa ugiye? Ngiye mu kazi sibyo? Turi kumwe? Wumva umeze neza? Sibyo ikibaju? Mwana Daddy, waweka telefone. Wow, merci. Tutaduharetse tukajyana. Sheri akazi mba ngiyemo ntago twaba turi kumwe ahubwo wihangane ndi bukuzanira umugati sibyo? Nabizi ko ngukunda. Tutaduharetse tukajyana. Sha umva nkubwire sibyo? Tuzajyana ejo basi sibyo? Sibyo Kari? Daddy mbabara tujyana. Umva nkubwire sinkwemere ko ndi bukuzanira umugati se? Ngaho reka nze ngende sibyo? Ibyo ngiyemo biba bigoranye ko nawe ndi kumwe n'umwana ariko ndi gukora uko nshoboye no munsi ntahe kare sibyo? Bye.